Gahunda ya Girinka Munyarwanda yatangijwe na Perezida Paul Kagame mu mwaka w'2006 igamije guteza imbere imibereho myiza y'abaturage, cyane cyane imiryango itishoboye, no gufasha kugabanya ubukene n'imirire mibi. Iyi gahunda yashyizweho kugira ngo itange inka ku miryango itishoboye, bikaba byaragaragaye ko ifite uruhare runini mu kuzamura imibereho y'abaturage, kurinda abana igwingira no kuzamura imirire myiza. Bakunzi ba ATV, muri gahunda zacu z'ibiganiro n'ibyegeranyo ku buhinzi n'ubworozi, kuri iyi nshuro twifuje kubagezaho byinshi kuri gahunda ya Girinka Munyarwanda. Ni icyegeranyo mwateguriwe kandi mugiye kugezwaho nanjye Elias Hakizimana. Uko imyaka igenda ishira, gahunda ya Girinka ikomeza gukura, ndetse ikaba imaze guha inka ibihumbi n'ibihumbi by'imiryango mu gihugu cyose. Imibare iherutse igaragaza ko kuva yatangira hamaze gutangwa inka 467,984 mu gihugu hose. Reka turebere hamwe ibisabwa mu guhabwa inka binyuze muri gahunda ya Girinka Munyarwanda. Muri gahunda ya Girinka Munyarwanda, umuryango worozwa inka itanga umukamo uba ufite inshingano zo kwitura inyana ya mbere ikomoka ku nka bahawe. Gahunda ya Girinka igamije koroza imiryango ikennye mu rwego rwo kwiteza imbere, kubona amata yo kunywa, harwanywa imirire mibi, asagutse akaba yagurishwa, amafaranga avuyemo agafasha umuryango kwiteza imbere. Girinka kandi igamije gutanga ifumbire ikoreshwa mu buhinzi, bityo umusaruro w'ubuhinzi ukiyongera, ndetse ikanafasha kurwanya isuri haterwa ubwatsi bw'amatungo bufata ubutaka. Iyi gahunda ifasha mu gushimangira imibanire cyangwa se umubano mwiza mu Banyarwanda, nk'umuco wo guhana inka mu miryango binyuze mu kugabirana. Imiryango yorozwa muri gahunda ya Girinka Munyarwanda igomba kuba yujuje ibi bikurikira: kuba umuryango udafite indi nka n'imwe woroye, yaba iyawo cyangwa iyo uragiye; kuba umuryango ufite ubwatsi cyangwa ushobora kububona; kuba umuryango warubatse ikiraro; kuba uyihawe ari inyangamugayo. Reka turebere hamwe imiterere y'iyi gahunda n'ibyo yagiye igeraho mu myaka yatambutse. Muri gahunda ya Girinka Munyarwanda, imiryango itishoboye igenerwa inka yifashishwa mu guteza imbere ibikorwa by'ubuhinzi. Aha imiryango ikennye cyane yabashije kubona amata, ifumbire ndetse n'umusaruro w'ubuhinzi urazamuka kuva iyi gahunda yatangira. Mu mwaka wa 2019, imiryango isanga 340,000 yari imaze korozwa inka binyuze muri gahunda ya Girinka Munyarwanda. Iyi gahunda kandi yafashije kugera ku ntego yo kurwanya imirire mibi, kuko amata yo mu rugo yaje gufasha abana mu mashuri mu rwego rwa gahunda ya 1 cup of milk per child, cyangwa se igikombe kimwe cy'amata kuri buri mwana. Ibi byanatumye abana babona amata buri munsi, bikaba byaragize ingaruka nziza ku buzima bwabo n'ubw'imiryango yabo. Gahunda ya Girinka Munyarwanda, ingaruka nziza ku baturage. Muri iki cyegeranyo tugiye kurebera hamwe mu by'ukuri ingaruka nziza gahunda ya Girinka Munyarwanda yaba yaragize ku baturage cyangwa se aborojwe inka binyuze muri ubu buryo. Mu bushakashatsi bwakozwe na Kaminuza ya Mount Kenya mu mwaka wa 2013, bwagaragaje ko gahunda ya Girinka yagize uruhare rukomeye mu guhindura imibereho y'abaturage mu karere ka Huye, aho imiryango igera ku 3,570 yari iri mu bukene bukabije yari imaze guhabwa inka. Abaturage bo muri ako karere batangiye kubona amahirwe yo gutera imbere binyuze mu bworozi, bityo bakabasha kubona ibiribwa bihagije ndetse no kongera umusaruro w'ubuhinzi. Tugiye kurebera hamwe muri iki cyegeranyo kandi bimwe mu bibazo byagiye bikoma mu nkokora iyi gahunda ya Girinka Munyarwanda. Nk'uko byagiye bigaragara mu myaka yashize, hari ibibazo byagiye bigaragara mu itangwa ry'inka muri gahunda ya Girinka. Muri byo twavuga nk'ikibazo cy'abayobozi bamwe bazikoresha mu buryo butemewe, aho byagiye bigaragara ko hari abakoraga amanyanga mu itangwa ry'inka, aho bamwe bayihinduye ubucuruzi bakazigurisha, bikaba byaratumye bamwe mu bagabiwe kera bagira ibibazo byo kutitura abandi, ndetse bakagira ikibazo cy'imibereho idahwitse kubera kubura izindi nka. Abaturage bo mu karere ka Gisagara ndetse n'utundi turere hirya no hino mu gihugu bagiye bagaragaza ko hari abayobozi basaba abaturage amafaranga atari mu mabwiriza y'iyi gahunda bakunze kwita ay'ikiziriko. Amafaranga yasabwaga ku buryo butemewe kugira ngo umuntu abone inka. Iyo ruswa itabayeho, abaturage bakavuga ko bategereza igihe kinini kugira ngo borozwe.
kandi hari aho iyo bagerageje kugana inzego zishinzwe kugenzura gahunda ya Girinka babwirwa ko ibyo izo nka zigenerwa birenze kure ubushobozi bwabo. Ubushakashatsi buheruka bwa 2006 kugeza mu mwaka wa 2016 bwakozwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere Rwanda Governance Board cyangwa se RGB mu magambo ahinnye y'Icyongereza, bugaragaza amwe mu makosa n'imbogamizi byagiye bigaragara mu ishyirwa mu bikorwa rya gahunda ya Girinka Munyarwanda hifashishijwe ibitekerezo n'ubuhamya bw'abaturage, bukanagaragaza uko iyi gahunda yanozwe. Tugiye kurebera hamwe amabwiriza agenga itangwa ry'inka binyuze muri gahunda ya Girinka. Bakunzi ba ATV, wagira ngo tubabwire ko mu rwego rwo kurushaho kunoza iyi gahunda no gufasha gukosora amakosa yagiye agaragara mu myaka yatambutse muri gahunda ya Girinka, Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi yashyizeho amabwiriza nomero 001/2018 yagiyeho kuwa 13 Nyakanga umwaka wa 2018 agena uburyo inka zitangwa muri gahunda ya Girinka Munyarwanda. Asobanura neza uburyo izi nka zigomba gutangwa no kuzirinda guhindurwa mu buryo butemewe, aho wayihawe atemerewe kuyigurisha ngo ayisimbuze indi. Iyi gahunda isaba ko inka igomba kuba yujuje ibisabwa byose nk'uko bikubiye muri aya mabwiriza. Iyo nka igenerwa umuryango igomba kuba ifite nibura amezi 6 y'amavuko, ikaba itarwaye kandi ikaba yarafashwe neza idafite ubusembwa. Gahunda ya Girinka isaba ko uwahawe inka ayitunga neza, ayigaburira, ayirinda indwara ndetse akayisukura. Umuryango worojwe kandi usabwa kubahiriza amasezerano yo kwitura kugira ngo icyororo kigere kuri benshi. Iyo umuryango utubahirije izi nshingano, inka bahawe bashobora kuyamburwa. Gahunda ya Girinka Munyarwanda yagiye igira ingaruka nziza mu turere dutandukanye tw'igihugu, aho imiryango itishoboye yabonye amahirwe yo korozwa, ariko kimwe n'ahandi hose ikibazo cy'uburiganya cyagiye kigaragara. Inzego zishinzwe kugenzura iyi gahunda muri gahunda ya Girinka zifata ibyemezo bikomeye ku bagabiwe inka bataritura. Ibi bibazo byagiye bigaragara mu buryo bw'amanyanga no guhindura gahunda ya Girinka ubucuruzi bwa bamwe. Inzego z'ibanze zasabwe gukurikirana iki kibazo cy'uburiganya mu buryo bwo guha abaturage inka ku gihe nta makemwa cyangwa bitugukwaha bigaragayemo. Reka turebere hamwe kandi ibindi byiza gahunda ya Girinka Munyarwanda yagiye igira ku buzima bw'abaturage. Mu mpera z'umwaka wa 2021 gahunda ya Girinka yari imaze gufasha abaturage benshi bo mu gihugu hose, by'umwihariko mu karere ka Rulindo no mu majyaruguru, kongera umusaruro w'ubuhinzi, kurwanya imirire mibi ndetse no guha abana amata byafashe indi ntera nziza. Uko gahunda ya Girinka ikomeza kugera ku baturage benshi, byatumye uburyo bwo kubahiriza amabwiriza bwiyongera, bikanafasha mu migendekere myiza yo kugera ku ntego z'iyi gahunda mu buryo burambye. Nk'uko twabibonye mu ntangiriro y'iki cyegeranyo, gahunda ya Girinka Munyarwanda yatangijwe mu mwaka wa 2006 na Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, igamije gufasha abaturage batishoboye kubona inka zizatuma babasha guhangana n'ubukene. Mu gihe cy'imyaka irenga 18 iyi gahunda imaze, hari byinshi byagezweho, ariko kimwe n'ibindi bikorwa byose, ibibazo by'uburiganya byakomeje kuyikoma mu nkokora. Nyuma y'amabwiriza avuguruye ya Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi, inzego bireba zirasabwa gukomeza kugenzura ishyirwa mu bikorwa ryo gutanga izi nka kugira ngo iyi gahunda ikomeze kugera ku ntego zayo no kugera ku bagenerwabikorwa nyakuri kandi bigakorerwa mu mucyo. Bakunzi ba ATV, naha iki cyegeranyo tugipfundikiye, kora subscribe unaba uwa mbere gusangiza abandi ibiganiro byacu n'amakuru ku buhinzi n'ubworozi. Ibitekerezo byanyu kandi ni ingirakamaro. Mbararikiye gukurikira ibiganiro byacu bya buri munsi ku buhinzi n'ubworozi. Nimugire ibihe byiza.